So guys, mwongeye guhabwa ikaze hano kuri filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko tubakunda cyane tutanabatindiye. Murabizi ko uyu munsi tugomba kubaha episode ya 64 kandi murabizi ko iyo dusezeranye ikintu ko tugikora kandi murabizi ko tugira tubatenguha mwebwe. So guys, rero niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri iyi channel ndetse ukaba utarakora subscribe kugira ngo buri gikorwa cyose gisohotse ujye kibonera igihe, aho ngaho waratinze cyane kuko iyi niyo channel yizewe wajya ukoreraho subscribe ku buryo ahantu hose wazugera wazuvuga ko watanze inkunga ahantu hafatika. So guys, rero murabizi ko tutajya tubatinda episode ya 64 irahari mu kanya saa 7 kandi iyi foto muba muri kubona murabizi ko ari nshaje, muri kuyibona mukabona ko ari nshaje kandi murabizi ko twebwe iyo dukoze ikintu tuba tugikoze. So guys, rero niba aribwo ugeze gambere kuri iyi channel kora subscribe nurangiza unasharinge kuri bagenzi bawe bufite kugira ngo nawe babashe kuba baba abanyamuryango ba Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero episode ya 63 ejo wabonye ukuntu yarangiye. Ese episode ya 63 uko yarangiye niko wari ubishaka? Ese episode ya 63 uko yagenze wabishakaga? Episode ya 63 uko yarangiye niko wabyifuzaga? Ese wabonye miki? Ese utuntu wabonyemo ko wabonye ukabona ko tutarangiye uyu munsi ntuze kubura kuri episode ya 64 kuko niyo episode uraza gukuramo ubutumwa bufatika kandi no episode ugiye kubonamo noneho igikorwa cyutigeze ubona mu zindi episode. So guys, rero niba uri umunyamuryango wo kuri iyi channel ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, aho ngaho wahisemo neza kuko uri umuntu w'intwari cyane kuko niba warakoze subscribe hano kuri iyi channel wahisemo neza. Murabizi ko ngiye ubagezaho zino behind the scenes za filime yacu Ibanga nje mba ndi Venkey. So guys, rero niba utegereje episode ya 64 ntuze gucikwa saa 7 niho episode ya 64 iba iza kuba isohotse. So rero tutabatindiye ndifuza ko wowe bwa mbere aribwo wagera kuri iyi channel, ndifuza ko wakora subscribe kugira nawe wabasha kuba umunyamuryango kugira ngo nawe ujye ubona ibikorwa byose bisohotse bivuga kuri filime yacu Ibanga utarenze waroha. So guys, rero ndifuza ko ibikorwa byose nkora ari ibikorwa bizima kandi ndifuza ko ibikorwa byose nzaza nkora buri muntu wese uri kuri iyi channel byaza bimushimishije, ibitagushimishije ukaza unabimbwira tukabihindura. So guys, rero murabizi ko mbakunda kandi natwe turabizi ko mudukunda cyane kandi turabizi ko filime yacu Ibanga mutayirebye turabizi ko twaba tubahemukiye kandi murabizi ko twebwe ibyo guhemuka ntago tubibamo. Murabizi ko muri abanyamuryango buzuye kandi murabizi ko iyo dukoze igikorwa ari mwe tuba turi gukorera. So guys, rero niba uri umunyamuryango wo kuri iyi channel ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba ushaka no kwinjira muri group ya WhatsApp yitwa Ibanga Films Season. So guys, rero icyambere ni namba ubundi tukagutamo ukajya utanga ibitekerezo kuri filime yacu Ibanga utarenze waroha. So guys, rero ntabatindiye njyewe ni Venkey ubagezaho zino behind the scenes za filime yacu Ibanga. So rero niba utarakora subscribe icyambere usabwa nuko kora subscribe kugira ngo nawe ujye wabasha kuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ku buryo buri bikorwa byose bisohotse wajye ubibonera igihe utarenze waroha. Kandi murabizi ko twebwe aho ibyo tuba turi gukora byose ari mwebwe tuba turi gukorera, murabizi ko nabandi tuba turi gukorera usibye mwebwe. So rero niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel subscribe ubundi nicyo kintu cyambere kiba gikenewe kuri channel nta n'ikindi. So rero ndabashimira ko bamukunda filime yacu Ibanga kandi twongeye duhure mu kanya saa 7 zuzuye.